nde wavuguruza icyo wavuze kuri njye, icyo wambwiye nawe cyatinda, nizeye yuko twongeye kubaha ikaze abakurikira DTR TV Rwanda, tubashimira umunsi ku munsi ubufatanye mukomeza kutugaragariza, mukora subscribe, share, like, comment, n'abandi bataratangira kudukurikira mugane DTR TV Rwanda kuri YouTube channel yacu, nuko twitwa, mukore subscribe, mukore share, like, comment kugira ngo n'abandi bakomeze kubona ibyo dukora umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tukaba twagarutse turi kumwe n'umuntu uririmba gospel, uririmba ni gospel, afite ijwi ryiza, ewan yitwa Patrick. Twongeye kuguha ikaze Patrick muri studio za DTR TV Rwanda. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe uyu munsi. Patrick ni muntu ki muri ubu buzima? Patrick yatangiye kuririmba gospel gute? Watunyuriramo gake muri introduction yawe mu magambo make kugira ngo tubashe kumva Patrick ni muntu ki? Patrick ni umuntu usanzwe, ni umunyarwanda, ndacyari umusore, nkaba rero nkora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ndakeka ari ibyo ngibyo. Uko biri ndumva utunyuriyemo kabisa, natwe tukaba turi hano ngo tuganire, twumve ibintu byawe. Umuziki wawutangiye gute? Ni ibintu wakoze ukuze? Ni ibintu wamenye utangiye ukiri umwana? Kuko abenshi tujya kumva ngo umuziki wabo watangiriye mu nsengero, ngo baririmba mu makorari. We bimeze bite Patrick? Nkawe we bimeze bite? Bakuntu bimeze, mbere na mbere nakuriye mu muryango ukijijwe. Yego. Nkura abantuza gusenga, abantuza kujya muri korari, ndabikurikiza binkuriramo no mu mashuri nabwo za tronkume n'ahandi nkajya mu makorari. Ariko nari naratangira umuziki nyine icyo gihe navuga natangiye umuziki nawutangiye nyimara kurangiza secondaire, ariko nagiye kurangiza secondaire numva nyine bindimo ko nzakora umuziki, ko navuga ko nabitangiye nyine birofisho. Ndangije secondaire nibwo natangiye gushyira hanze ibihangano byanjye. Yego. Ko Patrick, wewe wabarizwaga muri he torero wakuriyemo? Akenshi usanga hari amatorero menshi atandukanye, we wakuriye muri he torero? Nakuriye mu itorero rya Methodist. Wakuriye mu itorero ry'aba Methodist, niho ababyeyi bakujyanaga ukajya gusenga? Ewan, nibwo watangiye ibintu byawe bya muzika ya gospel cyane? Ubwo navuga ko ariho byatangiye kunkuriramo nyine, ngenda mbikunda kurushaho, bigenda binzamukiramo. Yego. Patrick se aririmba gospel gusa cyangwa afite n'izindi ndirimbo za secular, afite izindi nyine zitandukanye? Patrick aririmba izihe ndirimbo? Ni gospel gusa? Ubusanzwe nge ndirimba gospel, usibye indirimbo imwe mfite ya secular nanditse, ariko nayo ngiye ukuntu bimeze, nkora gospel ariko nshaka gukora n'izindi ndirimbo zisanzwe ariko zidahabanye n'imyemerere yanjye cyangwa n'amahame yanjye. Kuri njye mba numva nta kibitwaye, indirimbo itagira ikitera cyane muri society mba numva nayikora, kuko nabwo aba ari ubutumwa bwiza nabwo uri kugeza ku bantu cyane. Ujya ubona nk'abantu bakora indirimbo z'amatora, indirimbo z'ibintu runaka, indirimbo nyine ziba ziri mu butumwa bushishikariza abantu ku bintu runaka, izo kuri njye ntacyo ziba zitwaye. Yego. Ugerageze no kuzamura ijwi ryawe. Nta kibazo. Patrick, hari ukuntu dushobora kuba turi kuganira ko tutazi ko ibyo bintu bikora koko, kuko abasikama baraje ni benshi. Abasikama ni benshi. Patrick, waduha nka kapela ukaturirimbiraho tukumva bundi bintu Patrick atubwira akora ko karanabizi, cyangwa ni ibintu tukumva nyine ukaduririmbiraho nko ku ndirimbo yawe waba wisangamo, indirimbo yawe ukunda cyangwa abakunzi bawe bakunze ari benshi, ukagerageza kuturirimbira kugira twumve Patrick bundi ni muntu ki?
mfite indirimbo nyinshi ndazikunda ariko reka mbaririmbireho imwe yitwa biba bihagije. Mbonye kutajya ubeshya iyo uvuze biraba, niyo hashira imyaka ibihumbi ijambo wavuze rirasohora nk'uko wabivuze. Iyo uvuze rimwe gusa biba bihagije, iyo uvuze rimwe gusa biba bihagije. Wadutamo n'akandi se ngo twumve cyangwa nta kibazo, kugira abantu bagumye bakumve, nimba ari n'uwagusapotinga abashe kumva yuko nyine agiye gusapotinga umuntu ubizi. Abantu bari kutwumva hano twebwe tuzamura, tuba tugerageza kureba ko abantu bafite impano zazamuka mubasapotinga cyane, nimubakurikira mukabareba, natwe hari support tubagenera namwe, kandi niwumva bikurimo aririmba ibintu byiza wamusapotinga nta kibazo. Ni Patrick araza kutubwira ahantu twamubariza, aho twamusanga. Ongera uturirimbireho n'akandi kugira ngo abantu bagumye bakururwe n'izo ndirimbo zawe uko biteye twumve. Indirimbo yindi ngiye kubaririmbira ni indirimbo navuga ko nsa nkaho nahereyeho nandika. Yego, mbere narazandikaga ariko nayumva nkumva sinryoheye, nkavuga ati wapi, ariko iyi ni navuga nyine ya mbere yanjye nakonfirimye ko nta kitwaye. Ese ninde wavuguruza icyo wavuze kuri njye, icyo wambwiye nawe cyatinda, nizeye yuko kizoshika. Imigambi yawe ihora ari myiza kuri twe, ndi hano ndindiriye kw'icyo wambwiye gisohora. Patrick, hari ukuntu ibintu ukora, hari abantu baba bakumotiva nko mu Rwanda, n'abahe bahanzi baririmba gospel bakumotiva, ugire n'uturirimbo twabo turirimbira twumve nyine abo bantu bakumotiva ni abahe, wakuyeho ibitekerezo byo kuvuga ngo nakora gospel? Abahanzi ba motiva harimo ababanje mbere, harimo n'ababikora ubu ngubu. Wenda mu babibanje mbere harimo Aime Uwimana, harimo Israel Mbonye, ba Gaby Kamanzi. Mu bubu ngubu wenda navuga Prison Ndasindwa, navuga Jacques Christian iri imbere. Abari benshi nuko ntago nabavuga bose nyine ngo marangize, uretse abafite umwihariko w'umuntu yamukundira. Yego, watugerageza nko kuturirimbira turirimbo twa bamwe muri nka babiri muri abo uvuze, bitewe n'uwo ukunda n'indirimbo zuzi ukaturirimbiraho? Kamaririmbire hari indirimbo ya Jean Christian iri imbere, sindi kwibuka neza ukuntu yitwa, izina rirancitse ariko naririmba agace gatoya. Yego. Yewe Yesu nge nakugereranya nande, yewe Yesu nge nakugereranya nande, aho ugeze birahinduka, aho ugeze birahinduka. Yewe Yesu nge nakugereranya nande, yewe Yesu nge nakugereranya nande, aho ugeze birahinduka, aho ugeze birahinduka. Ndumva kuririmba bimeze neza.
waturirimbira n'akandi umwe nimba ukibuka cyangwa aho uri bukibuke uze kuba wakaturirimbira nta kibazo. ese uri kukibuka ngo turirimbireho? Okay, nta kibazo. Yego. Hari indirimbo ya yari Gaby Kamanzi. Yego. Yitwa Amahoro. Kuririmba agace gatoya. Yego. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Amahoro, ibyishimo, umunezero bihora biri mu mutima wanjye. Ese ndumva ibintu bimeze neza cyane. Patrick, nkawe umuziki wawe ukorera he? Umuntu agukeneye yakubariza hehe bundi? Umuziki nkukorera mu Rwanda nk'ibisanzwe nge. Yego. Umuntu anyeneye kugira ngo abone ibihangano byanjye, hari imbuga nkoranyambaga nkoresha nubwo atari zose. Kuri YouTube channel nitwa Pati Official 250. Kuri Pati harimo T ebyiri na Y, ugashyiramo umwanya Official 250 birafatanya. Cyangwa ushobora no kwandika biba bihagije by Patrick Niyonsenga, wahita ugwa kuri channel yanjye, ubundi ugakora subscribe, share n'ibindi, kabisangiza inshuti zikabasha kubimenya. Patrick, se hari nk'ahantu wigeze wenda ujya kuririmba cyangwa ntabwo uragira amahirwe yo kuba wajya ahantu ngo uririmbe? Bimeze bite? Mu bitaramo ntabwo byari byankundira, ntabwo nagira ubwo buntu bwo kugira ngo mbona hano njya kuririmba, ariko mu ma interview n'ahandi hantu araho mbasha kugera, wenda bakama umwanya wenda nkaba naririmba, nubwo atari henshi hake nabashije kugera, ariko mu bitaramo ho ntabwo byari byatangira, ntabwo birakunda. Ntabwo birakunda ngo ube wagera muri ibyo bitaramo ube waririmba, ariko bizakunda. Abantu bagomba kugusapotinga. Icya mbere ni ukudacika intege, ukumva ko ibintu ukora ubikunze cyane. Nk'ababyeyi bawe se, iyo babona ushaka kujya mu bintu bya gospel, ugashaka ko ari ibintu byakugirira akamaro, cyangwa famiye yawe muri rusange, inshuti zawe zibyakira gute? Inshuti n'imiryango rimwe baba bifata neza, hari n'aba batabyumva neza, kuko nyine baba batekereza ko umuntu agiye gushora amafaranga azagaruka ryari. Kuba babikundaho barabikunda, ahubwo bamwe impungenge baba bafite ni ku finance se izagenda bite. Bamwe nyine bakambwira ko naba mbiretse nyine nkabanza ngashaka amafaranga, ariko kubyumvaho barabyumva baranabikunda, ariko niyo mbogamizi navuga irimo. None se Patrick, ujya ugirirwa nk'ubu, hari ukuntu usanga nko mu nsengero aho usengera ubaririmbira cyangwa bakumva impano ufite? Ntabwo navuga ko njya nsaba umwanya cyane ngo wenda ndirimbe mu rusengero cyangwa ahandi hantu, kuko kubera ubuzima umuntu aba abayemo bwo kugenda ahinduranya ahantu, rero igihe ujya ahantu utaramara igihe ukahita ujya ahandi, kandi ntabwo wajya ahantu guhita waka umwanya kamemu ngo ugiye kugira, ariko ntabwo bipfa kunkundira wenda ngo ngire, keretse ari nko mu rusengero runaka wenda nakuze nko propose wenda nkabibasaba rundi wenda bakanyemera ko naza kuririmbamo, ariko aho mba ndi buteranire kubera bitewe n'ibintu umuntu aba arimo ntabwo bipfa kunkundira, keretse wenda nkoze propose y'urundi rusengero ruri ahandi hantu. Yego. Ujye ubigerageza kuko birafasha. Hari abantu benshi barimo batandukanye bumva impano ufite, nabyo birafasha ubwabyo, biba ari byiza cyane kubigerageza. Yego. Ariko ikintu ngo baguca intege, ntabwo impano wayikora ukuze.
ugomba kubihera ubu kugira ngo nyine basi bigeraho bizakugirira akamaro. yego. None se iyo uri mu muziki uba wumva wowe wiyumva ute nyine mu muziki we wisangamo ute, wiyumvamo ute muri gospel? Kuki utavuze ubundi ni iyihe mpamvu yatumye wigira muri gospel ukareka izo ndirimbo arizo twita abenshi bazita iz'isi, ukaba utajya muri secular cyangwa mu zindi ndirimbo? Byagenze bite? Wenda indirimbo zose njye ngerageza kuzumva, kuko indirimbo zose nyine ziba zifite uburyo nyine zishaka kuryohera umuntu runaka, ariko impamvu nkunda gospel nyine iri mu ntuzo uririmba kumva nyine uraruhutse, urabohotse, ukumva nyine ni ibintu wagenderaho igihe nyine bikakumaramo igihe, ukumva nyine ni ukuvuga ngo gospel itanga umunezero utandukanye n'uwa secular, niko nabivuga. Wenda nimba ari uko nakuriye mu rusengero simbizi, ariko niko njye mbyumva ku giti cyanjye, kuko ndi kuririmba gospel mba numva mbohotse kuruta uko naba ndi kuririmba secular, kuko secular ni uko njye mbibona, mbona ari ibintu umuntu ashaka kwishima amasaha 3 birarangiye, kandi akenshi kumva nta n'ubutumwa burimo, wenda buragira ikintu umuntu runaka ugira ku muntu, ariko gospel ushobora kuguha ibyishimo ndetse ikaguha n'ubutumwa, ukaba wabasha no guhinduka. Ariko secular akenshi hari igihe usanga zitanga ibyishimo gusa, ariko nta butumwa burimo, nta kindi kintu. Niyo navuga nyine n'iryo tandukaniro riri hagati ya gospel na secular. Ndumva ibintu byose uko wabihisemo ni byiza. Iyo ukora ikintu ukunze, ibintu byose bigenda neza iyo ubikora ubikunze. Ngicyo nakubwira, courage, nta gucika intege kabisa, ibintu byose bigomba kugenda neza. Ni iki wabwira nk'abakunzi bawe ufite izi saha? Hari abakunzi ufite batandukanye bareba indirimbo zawe, ni iki wabagezaho, ni iki ubahishiye, ni iki ubafitiye? Mbere na mbere ndabashimira abantu bakomeza kunyereka urukundo. Muri ukora ibintu ukabona ari abantu bagushyigikiye, niba 10 cyangwa 20 tubona ko utari gukorera ubusa, byibura hari abantu babasha kumva ibintu byawe bakabiha n'agaciro. Kandi abo bantu nibo bagenda bakazana abandi bantu, bakaza nyine bakumva ibihangano byawe. Niyo mpamvu nyine abo bantu uko baba bangana kose niba bari bakeya, nyine ngenda bashimira ko kuba nyine bafata umwanya wabo bakumva ibihangano byanjye, abanyandikira mu makomenti n'ibindi bitandukanye. Nubwo wenda bitarakunda, ariko nizeye ko uko bizagenda biza nuko umuntu ashyiramo ingufu bizagenda biza kandi bikagenda neza cyane. Ugomba gushyiramo agatege. Ubu kuri YouTube channel yawe umaze kugezaho nk'indirimbo zingahe? Mfite indirimbo ndakeka ari 5, ni indirimbo 5 zanjye ziriho. Urumva ko indirimbo zitaraba nyinshi, uracyakeneye gushyiramo agatege. Niyo mpamvu abantu bagomba kugusapotinga muri gospel. Biba ari byiza cyane kubona umujene, umusore, urubyiruko ari kujya mu ndirimbo zo kuramya Imana. Biba ari byiza cyane kandi bibasa neza, kandi ubona ko n'abantu babikora bibafitiye akamaro kandi bifite aho byabagejeje. Ugomba izi gospel ukazikoresha neza. Naga akenshi nubwo abantu bazita ngo ni indirimbo zo kuririmbira Imana, sinzi wowe icyo kintu cyumva ute? Ni indirimbo zo kuririmbira Imana cyangwa ni indirimbo zirimo inyigisho z'ibintu byiza bifitiye akamaro abantu? Wowe byumva bute icyo kintu yumvisha abantu bavuga ngo ni indirimbo zo kuririmbira Imana? Si Imana niyo izumva cyangwa abantu nibo bazumva? Wowe byumva gute? Ukuntu nabyita indirimbo nuko nyine mu Kinyarwanda bahita bashyira ngo ni indirimbo z'Imana. Ni indirimbo nyine zirimo ubutumwa bushishikariza abantu wenda guhinduka bakava mu byaha cyangwa kugana Kristo. Nyine ni indirimbo zirimo ubutumwa nyine ushobora gutuma umuntu ava mu bintu bibi yararimo, ava mu ngeso mbi yararimo, agakurikira umurongo muzima, akaba umuntu muzima. Niko wenda nge nazita. Akenshi rero hari n'abantu bajya babyitiranya. Hari igihe usanga umuntu akora gospel ariko adakijijwe, akaba afite nyine ijwi ryiza, afite ubutumwa, ariko ugasanga nyine we kuri we narahinduka, ariko ibimurimo we byahindura abandi bantu.
rero hari abantu bajya babibeshya babona wenda nk'umuntu ukora gospel akavuga ati buriya niwo muntu ukijijwe wa mbere, niwo muntu w'intungane wa mbere. Ni ahantu biba bihuriye, kuko hari igihe usanga nyine ariko abikora we atarahinduka, nawe ataramenya Kristo, ariko kubera Imana imurimo cyangwa ibintu, kuko Imana ishaka gukiza abantu ibicishije muri we, ikabimucishamo abantu bagakira. Rero icyo navuga nyine, nimba umuntu akora gospel nyine ni ukugerageza nyine agasa nkabyo, nimba ari guhindura abantu runaka gukora ibintu, nawe nyine akaba wenda afite uburyo nawe yahindutse muri makeya. Niko bimeze. Ugomba gukora ibintu n'ibintu ukora, nimba ujye wigisha urubyiruko bagenzi bacu, kugira nyine ukagira nk'inama ubaha muri gospel zawe, mu byo ukora ukagira inama ubahereza. Turi kugana ku musozo, ni iki wijeje abakunzi bawe muri izi gospel? Ubateganyiriza iki muri ubu, ibyo ubateganyiriza, icyo wabizeza kugira nabo bakikwitegeho, indirimbo ugiye kubaha? Kuko urabona uracyafite indirimbo nkeya, biragusaba nyine gushyiramo agatege. Wewe n'iki uteganyiriza abakunzi bawe? Wenda mere ku mpamvu wenda ziba zitaraba nyinshi, no kuba wenda ubushobozi butaraboneka cyane, turabona aba supporters, ariko wenda ikintu nakwizeza abantu nuko mu mbaraga zanjye mfite, mu bushobozi bwanjye mfite, nzagerageza nyine kubaha indirimbo nziza kandi zifite ubutumwa bwiza nyine bakishimira. Kuko naje gusanga iyo ukuze utegereje ko abandi bantu hari imbaraga uteze ku bandi bantu, kenshi hari igihe bipfa. Uko ubukora uvuga ngo wenda ndakora ABCD E na F, wenda hazazamwa aba supporters. Iyo bataje icyo gihe hazamwo icyuho. Ahubwo icyo umuntu akora uko ashoboye, akagerageza, noneho abandi bazaza bakaza bameze nk'abari kugupushinga kugira ngo bikomeze bigende neza. Kandi ikindi umuntu akagerageza kudacika intege. Ikintu cya mbere nuko umuntu aba azi intego afite. Iyo uzi intego ufite n'icyo wifuza kugeraho, biragoye ko umuntu ashobora kuba yaguca intege, kuko cyane cyane ntabwo aba azi ngo mu mutwe uri gutekereza iki, urifuza kugera ku ki. We aba aguca intege kubera ibintu ari kubona by'ako kanya, ariko hazaza hawe ntabwo aba azi ngo hazaba hameze gute. Ariko kubera aka kanya ari kubona byanze bimeze ukundi kuntu, nyine agasa no guca intege. Ariko ibyo sinjya mbyitaho, kuko yego ahazaza h'umuntu hari igihe haba hatandukanye n'iki gihe turimo cy'indagihe. Turi ku musozo, turagumya kubwira abantu basapotinga urubyiruko rubafite impano nyinshi cyane, bagusapotinge cyane. Wabwira abantu bawe platform zawe zose, nimero za telefone, kugira n'uwagira icyo yumva yagufasha, aho yakubonera byose bibagaragarize. Instagram, nimba ari Facebook, YouTube, byose nyine uhereye ku murongo, ubwira abafana bawe, abakunzi bawe, aho bakubonera hose, platform zawe zose. Wenda reka mbere kuri nomero ya telefone. Yego. Nomero ya telefone ni 07 830 631 933. 07 830 631 933. Niyo nkoresha kuri WhatsApp. Ushaka kuyimamagara ariko utari kumbwira bya bintu by'ineza, ari igihe umuntu aguhamagara kubwira nyine ibintu biterekeranye, ushaka kuyandikira kuri WhatsApp cyangwa ukayimamagara ariko nyine uri kumbwira utazo nyine ubwira ibintu bitandukanye n'ibyo ngibyo. Ikindi ukeneye no uko mwandikira n'indirimbo, ni wabicisha kuri iyo nimero, kuko ndambasha no kwandika indirimbo. Yego. Zindi wenda Facebook nkoresha Patrick Niyonsenga. Yego. Niryo zina nkoresha kuri Facebook. Instagram nkoresha ni Pati, ariko ubwo kuri T harimo T ebyiri na Y. Akarongo ko hasi Niyonsenga official. Yego. Sorry, Pati Niyonsenga bifatanye, harimo T ebyiri na Y, Niyonsenga bifatanye, akarongo ko hasi official. Yego. No kuri TikTok niryo zina nkoresha rimeze gutyo. Mwije kuri Instagram aho bitandukanye, ni kuri Facebook nkoresha Patrick Niyonsenga. Yego. Kuri YouTube ho nkoresha Pati, ubwo ni za T ebyiri na Y
umwanya official 250 bifatanye, cyangwa ushaka gusacinga indirimbo yanjye yitwa biba bihagije kubera isa nk'iya boostinzeho gatoya, ushaka guhita umbona bikoroheye, bonye ndi kwandikamo amazina n'umbona ushaka kwandikamo biba bihagije by Patrick Nonsenga, wahita ugera ku izina ry'iyo channel kuko ndakekana n'indirimbo nzi yitwa gutyo, agahita ngeraho n'izo mbuga mbasha gukoresha muri rusange. Yego. Patrick agerageje kuduhariza platform twamubonaho, abatabizi platform ni imbuga nkoranyambaga. Patrick, wakoze kuza muri studio za DTR TV Rwanda. Namwe mwakoze cyane kuntumira. Tukomeza kubwira abakurikira DTR TV Rwanda dufite ibintu byinshi tubakorera, dukora ibintu bijyanye na, dufite ibyitwa DTR Solution Company Limited, aho tubakorera installation zitandukanye harimo CCTV camera, networking installation, abakeneye electricity, abakeneye alarm system, abashaka ibintu bijyanye na multimedia, amafoto, byose murabisanga muri DTR Solution Company Limited. N'abandi bashaka services zitandukanye bijyanye na DTR TV Rwanda, tubashimira uko mukomeza kugenda muza musupporting aba bantu tuba turi kumwe, uko tuganira umunsi ku munsi, turabibashimira. Mwakoze kubana natwe, kandi n'ubutaha tuzabane, bataratangira kudukurikira mudukurikire. Murakoze cyane.